murakoze cyane. Uriyumva utuye umunsi? Ndishimye kugaruka imuhira. Iki cyagutunguye ukigera hano? Mwebwe. Niwe muntu wari witeze ko atari buze ukamubona? Atari buze ni mwebwe. Mwebwe se niteze ko muza ni mwebwe. Uyu munsi uriyumva gute kuba wongeye kugaruka mu rugo abandi bantu wari usanzwe utabona wongeye kubona? Ni ibyishimo cyane, ibyishimye vrema kuba ndi hano uyu munsi. Nari mbakumbuye, nari nkumbuye igihugu, nari nkumbuye abanyarwanda, nari nkumbuye abakristu, nari nkumbuye abantu benshi hano. So ndishimye kuba ndi hano mu by'ukuri. Ubwo ugenda waravuze ati nzagaruka nje mu bukwe, twizere ko nabyo bita biba? Tuzabimenya hanyuma. Ariko hariho akantu nyine ka naje mu giterane, naje muri event. Ese umuntu arahari? Umuntu arahari? Umuntu uwe wo kuba byaba ibiki ubukwe? Ese kuza nyuma y'igihe kinini wakore muri Foursquare ubona wongeye gutumirwa ukaba wongeye kuyisanga wabyakiriye gute? Mu by'ukuri Foursquare ni byiza. Bazi amateka yanjye n'umurimo twakoreye muri iki gihugu. Foursquare ni mu rugo, so kugaruka biranshimishije cyane kandi nari nitegereje nanabyifuzaga cyane. So mu by'ukuri byanshimishije kugaruka imuhira. Ese abantu bazaza mu giterane cya Joshua Generation bitege iki cyangwa se bitegura iki? Mu by'ukuri amatsiko bafite niyo nanjye mfite. Twese dufite amatsiko yo kuzabona ubwiza bw'Imana buzaba buri hari ahantu. Bitege ibihe byiza bidasanzwe byo guheruka, kugamya Imana mu mbaraga, guhimbaza Imana mu buryo bwinshi butandukanye. Mu by'ukuri rero ndatekereza ko bizaba ari ibihe byiza, bizaba ari ibihe byiza, ibihe bidasanzwe. Abantu bazaze turamya Imana. Nanjye sinzi ikizahabera ariko ikizaba kizaba ari cyiza. Ese nyuma ya Joshua Generation hari ikindi giterane wowe ubwawe waba ufitanye i Kigali mbere y'uko usubirayo? Oya, ni Joshua Generation nirangira uzasubirayo? Okay, igihe cyo gusubirayo tuzakimenya hanyuma, ariko turacyafite ibikorwa hano turimo gukora. Hari abantu benshi bari bakumbuye France mu buryo bwo kuririmba, bagira ngo indirimbo yakujemo uri hano, bagira ngo abe ari yudo ufatiye mu ndege uririmbeho gato cyane abantu baragukumbuye. Kuva mu ndege ugahita uririmba kabisa gato cyane. Indirimbo yamfatiye mu ndege ni nyinshi zamfashe, ariko yagize cyane n'indirimbo ivuga ngo mbegu utovu yamuye uvumo achona kuzokora urakoze cyane. Muri Kigali ni byinshi mu by'ukuri, ni byinshi, ariko ikintu cyanshimishije naho twageze mu ndege amazi y'Inyange. Amazi y'Inyange sinemperutse amazi ariho karakapa kanditse mu Inyange. So nkumbuye ibintu byinshi hano ntabasha kuvuga byose, ariko ni byinshi. Iki cyagutunguye ukigera hariya? Muri Amerika hari ibintu byinshi bitandukanye mu by'ukuri na hano. So ibintu byadutunguye ni byinshi. So usanga urimo gukorera umurimo mu bantu bavuga ururimi utavuga. Cyo ni ikintu gikwiye gutungura umuntu, guhindura public wari ufite hano cyangwa se platform wari ufite ukajya hari ugafata indi. Ni ibintu byinshi bitandukanye, ariko Imana aradushoboje. Ni ikihe kintu wumva ukumbuye cyane muri Foursquare wumva ushaka kubona abantu, kubona kuramya no guhimbaza, kuramya ndi muri Foursquare kandi kabazo k'amatsiko, ntabwo uteganya kuba wakorera igitaramo nk'Umurenge tukabona Frank Umurenge uzacitse? Turabyifuza kandi turimo no kubisaba Imana, gusa ntituzi mu gihe runaka, ariko bizageraho bizakunda kabisa. Reka tugushimire cyane papa. Murakoze cyane. Akabazo ka nyuma, uzakaba utagiye gusura kuri Goma? Ibyo ngibyo ntabwo ndabimenye. Sawa. Murakoze cyane. Turebe undi
mosozi moko yo bapesi ngai eza se yo molimo santu motema na ngai esuka bapota batrahison na bajugement ya bato je me suis relevé na nguya na yo kotikanga tezeleza na molai nakola na mabo na ekola na kelasi na yo osongi moko yo bapesi na yo eza se yo molimo santu motema na ngai esuka bapota batrahison na bajugement ya bato je me suis relevé na nguya na yo kotikanga tendeleza nano molai molimo molimo nzambe akita wanase lisuki na ngai molimo molimo nzambe akita wanase lisuki na ngai mobokoli na ngai kelasi na ngai yo nasilisi nanu ekola te sala na ngai na masolo na ngai oyo longolanga pongi abetelango na diaya nalingi yemiki masolo na ngai oyo longolanga pongi abetelango na diaya lobela ngai na molimo na nzambe akita wanase lisuki na ngai mobakoli na ngai esino na ngai ayelongo na nga pongi nabetelango na giya nalingi yemiki masolo na ngai ayelongo na nga pongi nabetelango na giya nalingi yemiki. Hallelujah! Hallelujah! Pela sombra la varia. Bwana sifiwe sana. Adimização dessa vida. Ongera tuzamuri imani. Visação. 3. Yes. motema na ngai esuka bapota batrahison na bajugement ya bato je me suis relevé na nguya na yo kotikanga tezeleza na molai nakola na mabo
na ekolo na kelasi na yo osongi moko yo bapesi na yo eza se yo molimo santu motema na ngai esuka baputa